Nongeye kubashimira mwese bakunzi ba Kamanzi Official, mbefuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya tugaruka ku makuru ibiganiro byerekeye cryptocurrencies mining. Turareba kuri Pi Network, tukareba kuri Ruby, tukareba kuri Mira Network nkuko arizo tumazeho iminsi. Niba wifuza kumininga Mira Network, uranyura kuri Kamanzi Official urebe ikiganiro nimero 250 bigufasha. Hanyuma niba ushaka kumininga Ruby Network urareba ikiganiro nimero 219 bigufasha. Ushaka kumininga Pi Network ari ubwa mbere urifashisha ikiganiro nimero 148. Nkuko rero twatangiye kwiga, tuzajya twiga uko buri kimwe ibikireba bikorwa. Uyu mwanya rero ndagira ngo tuvuge kuri Pi Network, tuvuge ku itangazo ryasohotse rya Pi Core Team rirebana na Pi Domain. .pi domain. Mbere na mbere rero tubibutse yuko abashaka kugira ibyo tubamamariza cyangwa se dufatanya mu kuzamura YouTube channel zanyu cyangwa ubundi bujyanama, muduhamagare nimero zacu ni 078 320 1418. Abari hanze y'igihugu banza akamenyetso ko guteranya 250 78 320 1418. Hanyuma dufatanye. Ushobora no kumamagara kuri WhatsApp video call cyangwa se audio, cyane cyane nk'abari hanze y'igihugu kugira ngo mbone uko mbafasha. Iyo unyarikiye singusubize urihangana ukaba wamamagara cyangwa se naza kubibona nkagusubiza. Mbibutse yuko mureba ngo muri description munsi ya umutwe w'inkuru murareba link ya Telegram mujyeho, ndetse na WhatsApp channel mujyeho, kuko izo WhatsApp dukoreraho turaza kuzivaho kubera akajagari kazirimo, ndetse bamwe bazihishamo bakaba babagirira nabi ku makuru areba platforms zanyu. Rero ndaje tuganire ku itangazo mu magambo make, mbabwire n'ibindi byangombwa tugomba kuzuza bisabwa, kandi mbateguza yuko tuza gutangira kwiga gukora ibyo tugomba gukora nta wundi muntu muri kumwe, wowe ukabyikorera ukurikije ikiganiro. Hanyuma reka tujye ku itangazo. Itangazo rya Pi Network ryasohotse nta kintu kirenze birimo, ni birebana na .pi domain. Izaguzwe zabaye za Pi, kuba za Pi umwihariko wazo ahubwo zifitwe uburenganzira na Pi. Bivuze ngo zirakorana na Pi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko amarembo arafunguye, abagishaka kugura Pi domain mwakwinjiramo mukagura icyamunara kizarangira ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Ari naho bibutsa abantu yuko bashaka kugura nimwe ubanze urebe amategeko n'amabwiriza muri iryo tangazo birimo, aho unyura ukareba ayo mategeko n'amabwiriza. Unyuze hariya kuri pi domain kinjira muri Pi browser, hariho Pi browser. Winjiyemo ureba application ya Pi domain, ukinjiramo ukareba amategeko n'amabwiriza, wabone yubahiriza ukagura Pi domain ushaka muziri ku isoko. Hanyuma barasobanura yuko ubundi kugira ngo winjire muri ubwo bucuruzi, n'ubucuruzi just hari inzobere nkuko kugura imigabane ibirebe n'isoko ry'imari n'imigabane riba rifite aba blockers ari bo bajyanama muri ibyo ngibyo bagufasha no ku n'aba komisioneri mu yandi magambo, ariko mu mvugo y'umwuga yabo they are not aba komisioneri but they are brokers. Abo brokers no muri Pi harimo abajyanama muri ubwo bucuruzi, ugomba kubamenya ukabiyambaza bakagufasha, ntago gupfa kubikora gutya just. Ndumva ari ibyo ngibyo by'ingenzi mugomba gukora. Mukaba mwiteguye rero ko icyamunara kigomba kurangira ku itariki 28. Gusa icyamunara ku bantu bazaba bamaze bafite bids mu masaha 20 ipiganwa, bakoze ipiganwa mu masaha 28 abanziriza itariki yo kurangira, bo bazaba bakomejemo nta kibazo. Ibi ni ntabwo ndi bitindeho kuko abenshi muri twebwe ntabwo bitureba. Hari abantu bafite umutungo uhambaye, bafite Pi zihambaye, niba ujya gusanga ugasanga baraca Pi
ibihumbi 6 kandi wowe wifitiye igihumbi, urumva yuko aho ngaho bitari bujyemo. Ubwo nuko uzategereza kandi abamaze gusheta izabo urazigarukana cyangwa se uzategereze icyamunara kirangire. Hanyuma reka nigire ku ngingo nyamukuru ikomeye abantu tugomba kwitondera. Cyambere nkuko nabigarutseho mu minsi ishize cyangwa se mu biganiro bishize, abantu bahawe wallet verification notification turaza kwiga bitarenze ku cyumweru, tuziga uko bikorwa. Icyo nongere nkigarukeho rero, mureke kubikwabagura nk'abantu nk'ubu. Nk'ejo hari umuntu twavuganye, buriya nimureba, buriya nimwumva umuntu yanze gufasha umuntu ntimuzagira ngo hari ikindi. Hari ibintu umuntu azanamo imikino ukibaza impamvu ikakuyobera, ukamubwira uti wibikubaganya ninza kubona umwanya ndagufasha, atoya ndabikoramo. Yarangiza ukajya kubona akarabaza ati ndabikora, kandi wamubwira uti ndi bugufashe. Uwo muntu rwose no kwirirwa wongera no kumufasha hari ikihe bona biba nateye n'ikibazo. Wajya gusanga ugasanga ibintu yanabyishe yabizambije. Ndagira ngo niba wiyangaje kumbwira ngo reka ngufashe, reka koko mbona umwanya ngufashe. Ariko kutabona umwanya kwanjye, niba wumva ari ukwanga kugufasha, irwariza. Ariko ntuza kumbaza. Hari abantu baba bafite kwihuta muri bo, akumva yuko wowe aho guhamagariye ugomba guparika ukamufasha. Ibyo mberekeye aho ngaho bataza kubifata ukundi, kandi ubwo abwirwa benshi akumva beneyo. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire nuko umuntu wese agomba kumenya kubika, kurinda imfunguzo ze, ibyangombwa bye. Umuntu ati mfungurira, ukamufungurira uti dore password ngiye, ati sawa. Hashira iminsi 2-3, icyumweru cyangwa n'ikindi gihe, akaguhamagara, wenda uwo muntu nimuzongera no kubona, akaguhamagara ati harya password yanjye ni iyi, harya passphrase yanjye ni iyi. Ni ikibazo gikomeye giteye ubwoba. Jewe ubaza nubwo nabigufunguriye, ntumbwire ngo hari n'ikintu cyakanunu kabyo kari busigare mu mutwe. Cyambere sinshinzwe kubibika, ubwo sinshinzwe no kubishyira mu mutwe. Kwirirwa ubimbaza ntabyo nzi rwose. Byemeruka ngukorera ntumbaza ikindi. Ntugire ikintu umbaza rwose. Niba wowe utabibika ku giti cyawe, n'ingaruka zizakuzaho uzitegure. Zimwe mu zizakuza harimo babandi bazakwiba bitewe n'ukuntu wabyandaritse. Aruva hano rero maze kumukorera, yarangiza akagenda ati ndebera ibintu uko bitunganye. Niba ari ukutangirira icyizere, akasi iminsi dukoranye buriya ntabwo mbasabye ko munyizera, muracyanyeka amababa. Ariko nigeze kubona hari abigeze kunyiyongoza baransetsa ngo nibye ngo payi z'abantu. Wareba iyo warati ukavuga ukuntu byagenze. Ari uwigeze kubivuga, ariko twaje gusanga afite passphrase ebyiri. Nawe ubwe ntabwo yarasobanukiwe n'ibyo arimo gukora. Nuko baza gusanga ibyo byo kunsebya ntibikunda, urumva ntibiri bukunde. Benshi rero bazagira ingaruka biteye kubera kudasobanukirwa, kutagira umuhati, ubushake bwo kubika, kurinda ibyangombwa byabo. Nagira ngo nsoze nsaba buri mupayoniya wese amenye, abike, arinde neza ibyangombwa bye bimureba. Byaba ari ibya Pi Network, byaba ari ibya Ruby Network, byaba ari ibya Mira Network. Iyo waba umayininga yose, bika ibyangombwa byawe muvandimwe wanjye. Ndagusabye rwose. Jewe nafashe ibyanjye, ndavuga nti telefone ishobora gutakara. Ibyanjye nabyoherereje madamu, ndamubwira nti fotora nyamuna, printing ubika hano kure. Ati ko ntazi kubikoresha, ibyo ngibyo byihora uzabyiga. Nimwiga kubika, niba muri babiri, wewe bibike nawe abibike. Uyu nabibura yazabibona. Ariko nubyizirikaho wenyine, ukabizirika muri telefone gusa, ntugira ahantu ku ruhande hard copy ubibikaho.
ndagusetse rwose. Ubu hari abantu badashobora kubitsa ibyangombwa byabo, abadamu babo, hari abadashobora kubibitsa abagabo babo. None se upfuye byajya hehesha? Upfuye byajya? Ese si iby'umuryango wawe? Singira ngo ni ibyo gufasha umuryango. Kuki se utagira uwo ubyereka? Yaba ari abana basobanukiwe, yaba ari uwo mwashakanye. Kubera iki turakorera imiryango yacu? Kuki wabyizirika ukarinda ubita mukazahomba? Nimubike mwembi. Je n'inama nabagira. Inama nabagira. Ngayo nguko nicyo nagira ngo sorezeho. Nimukenyere mukwete kandi mube tayari tujye gutangira kwiga. Turimo turiga. Ubwo tujye gukomerezaho nababwiye ibisigaye mu mining, mwibekeho amakuru, muzuze ibisabwa, kandi mugeze amakuru kuri bagenzi banyu kugira ngo mwe kuyamenya mwenyine. Mugire weekend nziza. Ibiganiro nakagaruka.